Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze hano ni kuri Master Chef TV2 join Master Chef John nkuko bisanzwe. Nizere ko umeze neza mu byo urimo byose. Uyu munsi rero tugiye kwita ku buzima bwacu. Tugiye gukora icyo bita smoothie. Ni ifunguro cyangwa se icyo kunywa kivanze imboga ndetse n'imbuto. Imboga zitandukanye usya wamara gusya ikaba smooth. Ariko iyo smooth yacu rero niyo unywa bitewe n'ibibazo uba ufite mu mubiri wawe. Waba ufite ikibazo cya diabete, waba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, waba ushaka kugabanya ibiro ufite umubyibuho ukabije, waba ushaka kugira ubuzima bwiza, waba se urwaye kanseri, witegereze urebe iyi smooth uzayifashishe uzamera neza cyane mu buzima bwawe. Teka neza, urye neza kandi ubeho neza. Niyo ntego yacu rero, niyo mpamvu mbaga ahangaha kugira ngo nkwereke ibituma umererwa neza, ubaho neza. Iyi smooth cyangwa se iki kivuguto, reka tuba ariko tukita, ariko ntabwo ari cya kivuguto cy'amata. Kubera impamvu ngize ikivuguto ni uko iyo umaze kubisya biba bifashe bimeze nk'ikivuguto neza. Iki kivuguto cyacu rero ushobora kugifata mu gitondo ugiye ku kazi ukakinywa rwose. Riba ari ifunguro ryiza rwose, nta mpamvu yo kurya ibindi biryo ubwabyo. Iki kivuguto cyangwa se iyi smoothie izaba ihagije kumererwa neza, ukirwa neza kandi uriye neza, ibituma umubiri wawe umererwa neza. Diabete hasi, uvuga ngo ukoresha iyi smoothie yawe hehe na diabete ngo izamuke. Oya, diabete niba uyifite rwose uzajya witabira kunywa iyi smoothie. Uyikoreshe buri gihe nibura kabiri ku munsi, mu gitondo ndetse na nimugoroba nijoro ugiye kuryama. Iraryoha cyane, imeze neza, harimo imbuto ndetse n'imboga. Ifunguro ryiza cyane. Burya impamvu abantu babyibuha ni uko usanga turya ibyo kurya byinshi, amafiriti, amavuta, amasukari. Abarwayi ba diabete murabizi, ariko iyi smoothie rwose uzabitabiremo uzamera neza, ubuzima buzagenda neza, ntabwo uzasaza kubera ko harimo intungamubiri nziza zishobora gufata ubuzima bwawe ukamera neza, amaraso agakora neza, agatembera neza. Nawe ukagenda dutangira kandi uhaye ikaze. Kora subscribe aho ngaho hasi, share n'ibitekerezo, tujye tubana umunsi ku munsi. Kugira ngo dutangire gukora rero iki kivuguto cyacu cyangwa se smoothie, turakenera bino bikurikira. Turi bukenere imineke ibiri minini, turi bukenere umwembe, turi bukenere pome, turi bukenere umwenya ngira ngo urabona, turi bukenere kokombure, turi bukenere inanasi, turi bukenere na leti biba ari nziza cyane. Ibi biba ari byiza cyane iyo ukoze smoothie ukayikora ubundi ukayinywa, biba ari byiza cyane. Tugiye gutangira noneho dutunganye bino bikoresho byacu, ubundi dukore uruvange rw'imbuto n'imboga kugira ngo tubone smoothie yacu. Turi gukata n'izi kokombure, ariko izi kokombure ntabwo igishwa ugikuraho kuko ibishwa biba ari byiza cyane, kuko iyo ushaka kwirinda indwara, iyo ushaka ifunguro rituma umererwa neza, urinda gukuraho igishishwa kuko igishwa nicyo kiba kiriho intungamubiri, cyane cyane ko kino
igishishwa kiba cyoroshye cyane. Na pome ntabwo turi buyikureho igishishwa. Ntabwo igishishwa tugikuraho kuko igishishwa kiba ari cyiza cyane. Nta mpamvu yo gukuraho igishishwa kuko hano intungamubiri ziba zirimo hano, kuko iyo ukuye igishishwa burya intungamubiri uba uzishe uzitaye rwose. Byaba byiza ko igishishwa wajya ugikoresha ntukagikureho. Burya niyo ugirya si byiza gukuraho kino gishishwa, warya uyirya n'igishishwa biri kumwe. N'uyu mwembe wacu nawo ntabwo turi bukureho igishishwa. Turasyana rwose n'igishishwa, cyane ko turi busiye muri blender. Noneho blender iri bunoze neza. Igishishwa rwose ntukagikureho na gatoya. Birumvikana mbere yo kuzitunganya urabanza ukazihura neza cyane ukazivanamo umwanda wose. Gukurikizaho imineke. Imineke yo ni ngombwa gukuraho igishishwa kuko kiba gikomeye. Ngo iki kivuguto cy'uruvange kiba ari cyiza cyane. Uyu ni umwenya. Uhumura neza cyane. Uyu mwenya ni ingirakamaro cyane ku maraso, niyo mpamvu tugiye kuwukoresha nawo. Rero iyi leti cyangwa se iba rya salade ko biba ari byiza cyane. Turangije rero gutunganya bino bikoresho. Turangije rwose imineke, imyembe, leti, umwenya, kokombure, inanasi, pome. Tugiye gukoresha ibirahuri bibiri by'amazi meza. Ibirahuri bibiri dushyize hano muri blender. Tugiye gusya izi mboga zacu n'izi mbuto.
wow ikivuguto kimeze neza cyane rwose bameze nk'ikivuguto ariko atari cya kivuguto cy'amata. Munsi yacu rwose imeze neza. Wowe urwaye diyabete, wowe urwaye umuvuduko w'amaraso, wowe ufite ibibazo by'umubyibuho ukabije, wowe rwose ushaka kwirinda indwara, munsi yacu ngiyi irarangiye. Ubundi warangiza ukanywa munsi rwose ibiryoshye imeze neza irahigutuye, ntabwo bigoye kwikora kandi ibisabwa nabyo ntabwo biba bigoye, biraboneka cyane rwose. Wayinywa nibura 2 ku munsi mu gitondo, kuko nabikubwiye kare mu gitondo ukayinywa iba imeze nk'ibiryo rwose, nta mpamvu yo kujya kurya ibiryo, cyane cyane ko burya iyo ufite uriya muvuduko w'amaraso, ufite diyabete, ushaka kugabanya ibiro, ushaka kumererwa neza, nta mpamvu yo kurya ibyo kurya bya mu gitondo. Iri riba ari ifunguro rya mu gitondo rwose, ukarinywa ukanywa, ubundi ukirirwa neza cyane uri mu taraga, urinda rwose ugeza saa sita umeze neza, kubera ko kiba ari nk'ikivuguto kiremereye, unywa ukumva ko uriye rwose, ubundi akazi ukakora neza, ufite umubiri muzima. Teka neza, urye neza kandi ubeho neza. Burya impamvu dukunda kurwara no kubera bya bindi tuba turi kurya by'amavuta menshi, amasukari menshi, ariko winyweye iki kivuguto cyawe ukakinywa rwose umererwa neza kandi ubuzima bwawe bukamera neza, hehe no gusaza kubera unywa, kubera wita ku buzima bwawe. Nari Master Chef John rero, hano wari kuri Master Chef TV, nawe gutaha kandi ndagushimira cyane kuba twari turi kumwe ukurikiye uko dukora iki kivuguto cyangwa se uruvange rw'imbuto n'imboga. Kora subscribe, utanga ibitekerezo, ukoreshe ya ubundi tujye tubana ku munsi. Bye bye rero, nawe gutaha.